Ndabashuje bakunze bahirwa 4 TV. Yero mwanya no mbagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru bigiye bitandukanye ariko kandi byigisha kandi binezeza abanyarwanda muri rusange ndetse n'abirigota amasimbi. Nta kindi mbasaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru ngenda bategurira bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Mushaka kwibaza ngo ndihe ni mu kihe kiganiro ariko kandi noneho undi Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Ndi kumwe n'umusore hano rero wakoze moto ariko kandi ayikora mu buryo ubona buhambaye ariko kandi iyi moto ngo irarenze ifite n'ubushobozi bw'izindi moto. Ariko kandi arimo kutwibwira ko iyi moto ye ifite agaciro ka miliyoni 1.5 mu gihe izindi shyashya zigurwa mu iduka kandi zakorewe mu ruganda nazo zigura miliyoni 1.5. Mushaka kwibaza ngo itandukaniro rihe ese bimeze gute? No kubera iki moto ye yayihaye agaciro ka miliyoni 1.5 kandi mu gihe izivuye ku ruganda nazo zigura miliyoni 1.5. Reka rero twimbike mu kiganiro ibindi abitwibwirire. Cyane nitwa Manirakiza Eugene. Harushobora kwibaza ngo iyi ni indogobo uhagazeho ni igiki uhagazeho? Iyi ngiyi ni moto nicayeho kandi niyo nikoreye mu bushakashatsi mfite. Harushobora kwibaza cyane nk'abanyarwanda muri rusange bafite amafaranga yabo bakibaza ngo tuzajya kugura moto Kigali ariko kandi weho wagize gutya urayikorera ntago ukeneye kuzajya kugigura mu iduka cyangwa se kuyigura mu mangazini. Ubwo bumenyi waba rukomoye. Mu busanzwe kugira ngo ibi ngibi mbigereho nari nsanzwe nzi sudire maze kumenya sudire ndetse na mekanike ngenda nyigerageza. Icyatumye nyikora gutya nuko yagiye itakaza ama PS yayo byazananye, hanyuma mbonye PS yayo zimaze gutakara kuko izi moto zidakunda kubona PS muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nshakisha ahantu nakora amakuverike ndayabura, nshakisha ahantu nakora gredebo y'imbere ndayibura, igenda itakaza PS nkabona n'uburyo iteye ntago bunshimishije. Nkurikije tekinike nzi na sudire nshaka amabati, nshaka PS zitandukanye, ntagera kugenda nyubaka gutya kugeza ubwo muyibona imeze gutya. Ubu ihagaze hano ihagaza agaciro k'amafaranga niki y'amanyarwanda? Ubu ngubu ihagaze hano ihagaza agaciro ka miliyoni 1.5. None muri rusange tuzi ko mu maduka agiye atandukanye ndetse mu mujyi wa Kigali muri rusange ko ari dukunda kubona amamoto agiye atandukanye. Moto ishyashya iyo muri ubu bwoko ihagaze agaciro k'amafaranga angana iki? Moto nshyashya y'ubu bwoko zaje zigura miliyoni 2. Kuko ni moto zigira moteri zikomeye cyane kandi zigira ingufu ziraterera, igira vitesse 5, zaje zihagaze miliyoni 2. Ubu turi hano muri kino kiganiro kandi turi kwimbika tuzi ko moto shyashya igura miliyoni 1.5 na miliyoni 2 ariko kandi moto yawe wikoreye urimo we uvuze ko ihagaze agaciro ka miliyoni 1.5 mafaranga y'u Rwanda. Ariko kandi hari umuntu ushobora kujya mu Bahinde mu mujyi akayigura miliyoni 2. Itandukaniro ni irihe? Itandukaniro ry'iyi moto na ziriya moto zindi nuko iyi ngiyi nubwo nakwikubita hasi nta kintu na kimwe kimeneka. Urabona ibikoresho byabo byose ni icyuma, nta kintu cya plastike kiriho, irakomeye, mu misozi iraterera, mu mikuko hose icamo, nta kibazo ifite. Itandukanye n'izi zindi kuko ikomeye kuzirusha. Niryo tandukaniro. Harashobora kwibaza akavuga ati nanjye shobora kugera kuri uno musore wakoze moto nanjye akankorera moto wayikora? Cyane rwose moto yose uko yabiri nayikora kandi ndateganya no kuzakora moto nini iruta iyi ngiyi, iyirusha ingufu ndetse inayirusha ubwiza kuko iyi ngiyi niyo nakoze imbere ariko ndateganya no kuzakora indi nimbo n'ubushobozi mu gihe kiri imbere ifite moteri nini, ifite ubunini burutiyi ku buryo izaba imeze neza kurusha iyi ngiyi. Turi mu kiganiro uratubwiye ngo nzakora moto ifite ubushobozi burenze ubu, bivuze ngo ifite moteri irenze ingi. Iyi moto yawe ifite moteri inganite? Iyi moteri ni 150. 150 ifite vitesse 5 nibwo bushobozi bwayo. Urifuza kuzakora moto ifite vitesse zingahe? Ndifuza kuzakora moto byibura ifite moteri ya rifani. Ndifuza kuzagura moteri ya rifani, nkagura amapine, ibindi byose nzabyikorera. Hanyuma nkakora moto ica no mu murima, ica ahantu hose ifite ingufu zatari kuko nkunda kujya gukora mu mafamu hirya no hino mu byaro ku buryo izajya ayihantwara hose nta kibazo mfite. Arusho zituruka mu bihugu by'amahanga ariko kandi noneho akabagizweho umunyarwanda ukora moto ndetse ngo moto zikomeye zisumbye ibyo bihugu by'amahanga. Nta mpungenge waba ufite ko ushobora kuzakora moto warangiza kuyikora wenda bakagira gutya bakavuga ati uyu munyarwanda wakoze moto ntago byumvikana kuko nta ruganda ufite? Ngewe nta mpungenge mfite kuko ibyo nkora mbikura mu bumenyi mfite. kandi iyi moto
nyimaranye umwaka n'igice nyikoze imeze gutya, nta mupolisi wari wamfata ngo ambaze se kuki wakoze moto imeze gutya, ahubwo nabo irabatangaza. Ndatekereza ko rero babonye ko ari iterambere rije mu gihugu, hari itandukaniro na moto abazungu bakora zindi zisanzwe, sintekereza ko babirwanya, ahubwo bashaka uburyo bamfasha nkakora n'ibindi biruseho. uramutse ufite ibikoresho ndetse uramutse ufite ibikoresho wakora moto zirenze. Hari abanyarwanda muri rusange ujya ubona bafite inganda, ariko kandi inganda z'ibintu zigiye zitandukanye, ariko kandi ubu turi hano twimbika muri kino kiganiro, ushobora kuba ufite intumbero yawe ni iyihe? Intumbero yanjye cyane ko ibingibi mbikesha kuba ndi umusuderi, ndetse nkaba nkora na fabrication, kuko ibingibi ni fabrication locale. Intumbero yanjye mfite ni uko nshaka kuzafatanya sudire, mekanike na fabrication. Ndashaka kuzakora andi mamoto ameze nk'aya ngaya mu gihe kiri imbere nimbona ubushobozi, ndetse ndateganya no gukora amagare, nkajya ngura amapine gusa ngiye ngateranya igare, amakadere nkayikorera, amahembe n'ibindi byose, kuko kuba narakoze iyi ngiyi byanyeretse ko nshobora gukora n'ibindi birenzeho. Ndetse ndashaka no kumenya mekanike mu buryo bwimbitse, nk'ubu moto kuzikanika ndabizi mu buryo bworoheje, ngenda nisumbura ubumenyi, kuyikanika guhera kuri silendere kuzamura byose ndabyikorera, ngura silendere y'indi moto nkaza nkayishyiraho. Aho naramenya ni muri moteri hasi muri gearbox, ariko umuntu mbere mfite nuko nshaka kumenya gukanika moto neza, nkaba nzi gukora fabrication, kurikora housing n'ibindi, ariko nkaba nzi no gukora muri moteri nkayikanika ku buryo nayiha n'indi moteri ikagira n'izindi ngufu zirenze, ari njye ubwanjye ubiteranyije ari njye ubyikoreye. Hano turi mu kiganiro, ariko kandi uturanye n'abanyarwanda, uturanye n'urubyiruko muri rusange, ariko kandi urubyiruko narwo urashaka ko rwiteza imbere. Hagize umwana, tuvuge hagize urubyiruko ruza rukavuga ruti natwe turashaka kwiga uyu mwuga, turashaka kwiga ikoranabuhanga ryawe, wabigisha? Yego, nabaca amafaranga atari menshi, kuko nzi yuko biba bigoye kubijyanye n'amafaranga, ariko nkabaca amafaranga atari menshi nkabigisha. Ntabwo nakwanga kwigisha umuntu mugenzi wanjye, cyane ko nshobora no gupfa we akabikomeza muri ubuzima. Ntabwo nakwanga kwigisha umunyarwanda mugenzi wanjye. Ufite ubushakashatsi, ufite ubumenyi muri rusange, ariko kandi cyari na mutoya. Ubu tuvugana uracyari muto, uko tukubona mu gihagararo ntabwo tuzi imyaka yawe, ariko kandi ushobora kugira gutyo ukavuga ati nanjye mbonye ubushobozi nashinga ishuri nkigisha abanyarwanda. Iyo ntumbero yabikubamo? Iyo ntumbero ndayifite, kuko mu ntumbero mfite nuko nanjye nshaka kuzubaka kampani, kubaka kampani cyangwa se nkakora igaraje rikora ibingibi byose dukora. Sudire sinayireka, gukora amamashini abaturage bakenera buri munsi, kuko ni ibintu bitanga amafaranga kandi bibeshaho umuntu, ni akazi keza. Ndetse nabyo nakomoyeho ibingibi nkora uyu munsi. Mfite intumbero yo kuba nakubaka kampani, abanyeshuri bakaza nkabigisha. Iyo ntumbero rwose ndayifite, ndetse mu gihe kitari cyakure. Hari umuntu ushobora kwibaza byinshi bitandukanye kuri iyi moto yawe, akibaza ngo uyu musore ukora moto, ariko kandi iyi moto ntayihagazeho rwose, arimo kuyirebera ku mashusho, ariko kandi akumva ikiganiro tugirana. Ashobora kwibaza ngo iyi moto yawe ntago ivuga, ntago ikora, ntiterera, ntisimbuka. Iyi moto yawe wayisimbutsa cyane, wayikubita vitesi neza ikaguruka, kugira ngo abanyarwanda bavuge ati uyu musore koko ibyo ahagazeho abihagaze mu kuri, abihagaze mu maboko ye. Cyane, kubera yuko nkunda moto cyane. Icyatumye nyikora gutyo nuko nkunda moto cyane, kandi nayimenye nkiri umwana muto cyane. Reka tuguhe rugari rero, maze utangire uyisimbutse. Ngayo nguko rero bakunzi bavuga ko nzambagezaho byinshi bitandukanye, ariko kandi noneho murabyiboneye n'amaso yanyu, mwagira ngo ndimo ndababeshya. Iyi moto yawe ntabwo ufite ko izagutura hasi? Iyo nyitwara ntabwo wamba mfite. None ko tubona ifite umuvuduko munini, ubwo iramutse ntuye hasi ni impanuka nk'izindi, ntabwo nabihakana ko bibaho, ariko iyo nyitwara ntabwo wamba mfite, mba nifitiye icyizere. Kaducukirize ikiganiro cyacu hano, tuzagaruka utwereke n'ibindi byinshi wagiye ugeraho. Nta kibazo, murakoze cyane, ndabashimiye. Urakoze mu kiganiro duhaye. Sawa sawa.